gira amahoro y'Imana kandi ubuntu n'imbabazi zayo bikomeze kubana nawe. Muri uno mwanya ndashaka kuganira nawe nkubwira ngo humura, Imana ntiyagutererana. Reka tubanze dusenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, se w'Umwami wacu Yesu Kristo, Uwera Nyiringabo, Mana inshuti yacu, umubyeyi wacu, umuremyi wacu, ndagushimira kano kanya uduhaye na mwene Data kugira ngo asubizwemo imbaraga, yizera ko utamutererana mu bibazo arimo, kubw'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Bana natwe kandi utugirire neza, afashwe yunguke Umwami Imana ishobora byose, imbaraga zivuye ku buntu bwawe, ku mbabazi no ku rukundo ugira mu izina rya Yesu. Amen. Mwene Data, muvandimwe, nashakaga kongera kuguhumuriza nkubwira ngo humura, Imana ntiyagutererana. Iyo dusomye ibyanditswe byera dusanga Imana yarirahiye, iravuga ngo humura, sinzagusiga, sinzaguhana, nuca mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutemba. Haleluya! Imana ishimwe, kuko uyu mwanya atari impanuka kuri yo, ahubwo iragira ngo wongerwemo imbaraga, iragira ngo wongere wihanganire ibihurimo. Nanjye ndagira ngo ubwire ngo Imana ntiyagutererana, ntutinye ngo kuko umutima. Nk'uko umubyeyi aheka umwana we igihe bagiye kunyura ahantu habi, niko n'Imana igushyize mu mugongo mbere y'uko ugera mu bihurimo, kandi ntizagukuramo kugeza ubwo izakwishyira ku gihe yagenwe. Amasezerano ni menshi mu byanditswe byera. Yesu yaravuze ngo nimuhumure, ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Iyo turebye abantu benshi cyane bagiye babana n'Imana bagatangazwa n'uko bari bahari, twavuga ndetse twavuga Dawidi se, tukareka Mose, twavuga Yosefu se, tukareka abavandimwe Daniyeli, Saduraka, Meshaki na Abedenego. Abo bose bagiye babana n'Imana mu gihe batanatekerezaga ahari, ariko nagira ngo wowe uyu munsi wemeye ko Imana ikuri iruhande, iguteruye, ikuzengurutse, hanyuma Satani ntakomeze kukuvura, ntakomeze kugutera ubwoba, ntakomeze kukwihebesha ngo akubwire yuko uri wenyine. Ntabwo uri wenyine. Abantu twakubwira ko tukuri inyuma, ariko Imana ikuri imbere. Rwose komera kandi wizere ko uri kumwe n'Imana, witinya wikuka umutima, izere ko ubwo yakuvanye muri bya bibazo wari urimo cya gihe, n'ubu ngubu ifite imbaraga, ifite ubushobozi, ariko cyane cyane ifite ubushake bwo kukugirira neza. Hari korasi ivuga ngo ntizagusiga, ntizaguhana. Nagira ngo kandi nkubwire agakuru kamwe namenye kagushyira mu mbaraga. Umukecuru umwe yari umunyamasengesho, akunda gusenga Imana. Rimwe rero aza kugira ibibazo, akazu ke k'ibyatsi yari afite gatwikwa n'agatadowa yagiye muri nibaturi. Abantu baramunnyega bati kwa Pastor Hahiye, niko bamwitaga. Ariko yumva ijwi rimubwira ngo humura, ntabwo Imana yagutererana. Yibuka amasezerano menshi, arangije aravuga ngo ndagushimye Mana. Uzi icyakurikiyeho? Abakristo n'abandi batari abakristo bamenye amakuru, ndetse n'inzego zibishinzwe barateranye, baravuga bati ufite iki, dufite iki. Baraterateranya, bamwubakira inzu nziza, barayisimata, bashyiramo ibikoresho, buri gikoresho cyiza gikwiriye umunyacyubahiro cyabaye kwa wa mukecuru. Iki ni ikimenyetso cyiza cyerekana ko Imana idashobora gutererana abayo. Ndangize nkwifuriza gukomera, ndangize nkwifuriza kugira ibyiringiro mu Mana, ndangize nkubwira ngo humura, Imana ntiyagutererana. Ndakomeza kandi nanjye kugusengera mu izina rya Yesu. Amen.